ubutagere ku magambo ya mubyara wawe wavuze ngo dusabara suzugura afite abantu bamujya mu mata uriya mubyara wawe n'abarabavukana ejo barayijana bavuga ngo dusabara suzugura ngo ni umuntu mubi barabimbwa nabavuga ati mwebwe n'umuntu ntabyo narinzi ratanya amawe ntabyo rubizi twebwe hari abantu benshi batishimiye urugo rwa Yaka na Dusabe ariko uwa mbere harimo Vanessa ariko Vanessa we ukakanye n'umwere mubyara we ejo kuva ejo yahamagaye kuva saa 10 avuga ngo Dusabe nta mugore umurimo nushaka kwereka muri ibyo yambwira uko bingana byose umuntu akubwira ujya kumugura wa Yaka mwarimu maze kugira cano yari no kuzamuka muri ikintu cyabiteye njye nk'umuntu uvugisha ukuri ejo uriya mugore amugaye kuva saa 6 za nijoro maze n'umugore wanjye bari kumwe nawe none uriya mugore bayiteze gatoya ugakinywa ngiye guhera kano kanya ngewe yakamwana ku giti cyanjye nandukanye na Dusabe sinzongera no gusubirana nawe kubera iki Yaka kubera iki nabifuza ko tubana birangiriye hanga kuri itariki ukuntu byagenze njyewe byose ndabizi uriya mushiki we uriya mubyara wa Yaka ejo yagiye afata bene wabo bose bayaka bakusanya amafaranga menshi yakaba ari banamubuze biba ngombwa ko ngiye kuza kumushaka uzi ko ejo imvura byutse noneho ngiye kuza kumushaka yakandamubura uramugore ibintu byose yanyandikiye aramwaza Dusabe turamo turamuhamba abantu bakomangira ngo wegena Dusabe Dusabe ntabwo babana ejo bakusanyije amafaranga uyu ni umuvandimwe Nyamabondo ni umuvandimwe twese turabavandimwe noneho ariko ngewe Kiroso suri cyane esta suri mishwanye Yusimushwanye Nyamabondo sindi mukuru wawe cyane oya turahangana wanje gera ndagusezeye izuba riva imbere y'abantu reka tugusaba nkuko banje kuvuga ngo yakagwinana that's direct I'm telling you sinzagaruki wawe ntago tumenye ikibazo aho kiri ntago tumenye icara ntago tumenye ikibazo kicarano gatoya ntago hano ni mu mpamvu tufite hano ndi mu rubanza jewe mubwiye ko nazasurana na Dusabe wowe uraza kuncisha imanza kubera iki jewe ntabwo ndi kuburana nawe ntabwo uri umugore wanjye we oya ujye kurwana se bijemo ngo nakumena yari ikibazo dufite yakaza ubwenge sha Yaka no kubera ikibazo yakafite ikintu cya burakazi we ku giti cye ntabwo naje kwisobanura hano ahangaha si mu rukiko ntabwo mushaka ko tubunga fere attention aha si mu rukiko ntabwo mushaka ko tubunga nimuzongere no kutwunga kubera iki ibyo birarangiye ushaka ko ari wowe wananiranye oya ushaka ko ari wowe wananiranye ushaka ko ari wowe wananiranye yakabane cyo hano icara oya mu rugo abamo ibintu byinshi wenda icyo yagari cyo none se kiro kangutuye tuvugisha ukuri ndakana nabivuga abantu banandeba batagira ngo ndimo ndabeshya ingwira hano Nyamabondo setting uze hano na settinze rwose no kuvuga ngo rimwe na rimwe twebwe tuzira imiryango no kuvuga ngo Yaka afite umuryango utageze ukunda uyu mukobwa Dusabe ku buryo ejo bicaye bakakusanya amafaranga arenga amadolari 500 yakusanyijwe nande na mubyara wa Yaka uba hehe aba muri Amerika ariko ari yari wabahuje kandi yizamo Yaka yuko Dusabe asuzugura Dusabe uwo mubyara wa Yaka tuvuge ko ni usenyeye Dusabe na Yaka ko Dusabe asuzugura Dusabe tubaha Dusabe atetebera telefone ku gihe kandi uwo mubyara warahamagara kuri telefone yanaturi ntabwo hamagara kuri telefone nimba ugiye muri toilette urabyumva uzagira agatebano wanje ku buryo usanga Yaka mwana byose byaturutse kuri abo ngabo babyara biranye bari bamwe ngo ntago bakunze Dusabe ntabwo asabe mu ntimwakunze Dusabe nimwe mwamurongoye yegora urabyumva yego ariko no kuvuga ngo bari abantu n'abantu babi imbabarongo niyo mpamvu reba yakabaye kuriye urabona bari bafite miliyoni yuzuye miliyoni y'amafaranga njye na Yaka oya Yakora yifite miliyoni ako kuki umugabo y'amafaranga birasa neza yambara turi kuganira njye mba mbona Yaka afite ikibazo cyane
byo mu miryango oya ntabwo ari we oya tureka ibyo n'umuryango wose ntabwo wigeze wubaka bafite uruzerero urafite uruzerero nyine bameze nk'amwe kuko namwe mufite uruzerero nawe niko bimeze ariko twe twararangiye dusenye ntabwo usubira reka paka tuzabona undi muntu nyine uyu mugore bivuze neza mwe ntabwo mwemereye kubaka ubu twicaranye n'abadevoruse cyangwa n'abahukanye kuko nta bigeze usezera n'abadive dusabe bibaye none nanjye rero kamubwire no ko nanjye umutwe wihangana nkabagira n'intuza nawe nimugoroba natashye kuko twaba turi kumwe inama mwe ngo nintashye bamwe gusangira papa nana gusangira mama nana nyinjira mu nzu ubwo naramenye ngejeje kumvuye gusambana ariko cyakora abagore umugore ukuntu yambwiye ubwo natashye numva nishimye butubona mu mutwe uriya mugabo yaranyihereye ibiceri nagiye ngeze mu rugo ubwo ndavuga ati se bitete ni sawa uramo umupira wa munene nambaye ahita ambwira ati urambwira hano iyo sumu ivanye dore uvuye muri dushe dore wakarabye dore yagupfukiye ntabwo se wa mugore we siko narabona rindi nari kumwe na Esita ndi kumwe na boss ndi kumwe ati baba we dore kumwe na Esita ni yaramenye amaso wabyumvishe ubwo tware turakaranyije urumva turara yabyimbye ariko mutonda byuka ndamurya yaraguteye ikibuno yari yakira ku byo wajya kurya icyumuro bayakize burata nakoze ntabwo yakira oya ariko niba ngo umugore yagiye arankakana yari yicaye twagiye nyamabono ntabwo menyere kwicara abandi bari kunywa byeri atari kunywa inzoga nari kumwe n'umuntu wari waje kumubwira nabwo ati nyama wasanze mama nana yahise yiruka ibyo biratubye biriye wenda nyamabo urumva ko muri iyi minsi harimo umudayimoni w'ingo urimo agenda azihirika ariko uwo mugore batanye makuza aho byapfira njye nta nubwo narimbye niho byaturutse umuntu yifata akarara mu gasozi ahubwo naba nigiye mu kazi ngomba ngafashe iby'iwaraye oya uva nkubwire yahukanye guhangayikisha nyamabo uva nkubwire guhangayikisha turahari nk'abantu tuzaza tubana nushaka ikiganiro ujye umanuka hafi wawe niba uze nyiguwo wa uploadinge nugishaka tuze kuri uyu mukobwa nihazanye umuntu kukawe gutera ubwoba nyamabo ntabwo ushobora kugira ubwoba yuko uyu mudayimoni uri gutera ingo z'abandi zigasenyuka wowe ntabwo ushobora kugira ubwoba yuko oya ngera uba ntashyizemo ubwenge nkakorera abimbwe iyo yita nsara nkahita nsimbuka urumva turwana kandi nyamabo jya utandukanye urwo rwa nyamabo n'uturukanye urwo rwa yaka n'urwa nzovu ntabwo yakabura ntabwo gushyira abantu batandukanye ariko tekereza ngiye nk'ubu ngubu ahantu mba ndi umutima uri ku kazi kandi tekereza mu buzima mba numva yuko umugore nta kintu yabura uko cyaba kimeze kose mba numva yuko n'imyenda atajya kuyigurira mba numva ko n'ibintu byose akenera n'igihe bakabimuguriye mba numva nakamufasha nk'umugore wanjye cyane nk'umuntu usiga ku rugo nkumva ni ibintu n'iterebye none namuzaniye umukozi rero bashobokanye ni umukozi mwiza ugira isuku k'akana keza umukozi araheka umwana bakajya gutembera atari iby'amavamo ntagiye nsanga no gucisha inzara ni mushya ariko ni mushyashya oya ni ukuvuga ngo ugiye ukuntu nteye cyangwa se ko umugore wanjye imbere kurya ukuntu ateye umugore niba afite umukozi kandi buriya mukozi yanga umuntu utumagize yewe buriya wenda tuvoma hepfo yewe numva umukozi atafura nakagamye umuntu akaza agafura umuntu akaza akavoma amazi bakunda aba yashize urabyumva mbona umukozi yakuvoma hepfo no kuvoma hafi oya twebwe tuvoma hafi ariko dufite amajerekani hafi 30 umuntu rero ukayivoma ukamujyana atari bya bindi byo mu mutwe atari kuvoma hafi bimwe byo mu mutwe ujya kuvoma amazi ariko nyine iyo ari umukozi atakwishimiye aragutumagiza pfa kuhumagiye wava ku muhanda ngo wibagiwe umunyu wava ku muhanda gusiba igitunguru wava ku muhanda kugize gute none buriya mu mitere buriya niyo ndi n'iwanjye cyane uko mu miturage buriya njyewe ntabwo njya nkunda kwita ku bintu oya mba numva ko nyine ibintu bitarimo amafaranga nta kintu bimaze nta n'ikintu n'ubundi ariko ni nabyo wabyumvise ariko nabonye uriya mukozi bazashobokana nk'ubu njyamo n'ubwo umukozi azabyuka saa 11 cyangwa saa 12 nagiye kubona ubu mukozi saa 11 ari hanze ngiye kwihagarika nabwo ati uragiye wangegera ugiye gufura tufura ibyandeze ibyanyu
tasura mu kahanga fure bwakeye urabyumva noneho rero none ikikubura ko nka kina cyumba kiri ubona sinjya nyinjiramo esa n'ishumi yanjye akajya yinjiramo esa n'ishiti y'umuryango esita n'uyu nguyu niwe utaragira mu rugo ariko esita n'uyu nguyu n'umugore wanjye ni nk'ibyihebe bikundana kubi bakajemo wenda muri twese ko twicaye hano uraturuta ariko gihe ndusha imyaka mike cyane wowe urusha imyaka 2 ni 3 twabonye ko ari 3 ntacyo yego ni wowe mukuru wenda experience ufite yo kuba uracyari kumwe n'umugore wawe ntiturumva ngo ukeka abantu bigeze kuzana biriya bintu bya AI babeshya ngo warwanye n'umugore wawe ariko twaje ntabwo twarwanye ariko byari byanabaye ubwo no kuvuga ngo urabona umugore wanjye ni umwana mu mutwe ko nabiri biganira bikurikira kuvuga ngo iyo abana batashye bavuye ku ishuri twari tubanye neza twita tubana nabi ariko bari abana agomba kubamenyera kuvuga ngo buriya n'uvuga ngo iwe iyo akajije akagaragaza ko we natabishimiye ubu nanjye bituma nkaza bigatuma ibyo nari kumuha bigabanya nkabiha abana wabyumvise ariko iyo ntashye agasanga bahuje urugwiro ubwo ibyo nari guha abana bikasa nkabigabanya nkabimuha uzi ko ari ibyo bintu byambaye ntabwo mbizi ariko mu buzima ntazo umuntu ukubeshya njyewe mugura imbere yuko mushaka yarazi ko mfite abana 3 ariko uvuga ko mfite n'abandi ntazo mbona nagiye byara ku mana bataramenyekana arambwira ati ngiye nta kibazo icyo nishakira n'umugabo uzaza unyubaha uzagira ngo umwana wa mubwirwa n'iki burara ubanga barabanye buri umwana wanjye abyuka avuga agomba kuba afite umusatsi w'amarende agomba kuvuka ari inzobe agomba kuba afite mu kanwa h'umukara agomba kuba afite intoki ndende agomba kuba afite ibirenge bitambitse umwana wawe akayiranga pe oya abana banjye bose bazuyungwa abana mfite abana beza wakintu uzi nk'umuhungu wanjye Patrick kakabebe gato kagahinda uzi wa mukobwa noneho kara kabebe ko ni keza cyane ni keza wazi ibyo byo wanjye kira we urabazi ibyanyamubuntu byose bizana ahangaha zana twirinde urabyumva njyewe mu buzima buriya tsetse umugore utazi ubwenge ntabwo rege bitabana adatambitse ibirenge umugore ntabwo nakwicisha inzara cyane njye ngura umufuka w'umuceri nkagura umufuka kawunga sinya rya mavuta yo mu tubide turasanzwe njye ngira ibihwagari babyumvira gaze ngira ebyiri ngira yanjye ya content nkagira niba najya nkoraho wowe urabizi nkagira amasafuriya ya content babyumvisha nkagira katabyiri babyumvisha buri kintu cyose ntago kuvuga ngo ntago mfata mu masaburiya y'abanye n'umuntu mukumvikana kandi umuntu ufite reba n'amafaranga yakorera umumenyera ku birenge cyane abuze amafaranga nuko wabishyize mu ubwaje yaje adafite ibyo bintu ntabwo aba ari uwawe ntabwo ari uwanjye ubwita ubwira nyina ati mutadusabe ati wa buriya hanje bafuze amezi 3 niyo mpamvu aramukunda cyane ni ukuvuga ngo kuwa gatandatu nzajya no kubasura nzajya kubasura mu ruhango ni uwa mfite abakobwa 7 n'umuhungu barindwi ntuzi ko aho mbyara hose bari abakobwa buriya muri wanjye yambyarira umwana w'umuhungu nibwo ariko atsinze igitego ubwo nashaka umwana w'umuhungu nzaraga bino bintu Patrick afite imico ya nyina Patrick aracyumvira nyina wabyumvishe ariko mbonye undi mwana mbyaranye n'uriya mugore ari umuhungu uriya mwana yanyumvira kuko yaba batinde kumwe na nyina ariko urumva Patrick nyina akavuga ati uriya ni mukaso ni ikintu kibara ndimo n'abagende umugore wanjye ariko bari abana rya barenganye biturutse kuri nyina niba nyina amagambo akavuga ati ni mukaso ntuzamwubaye nawe ntibyamushimisha ariko nawe nagashyiramo intege nyinshi ngo ajye yumva ko bari ari abana ariko noneho bagiye babanye neza bana basigaye basangira ibintu byose batangiye kwiyakira usanga barimo baragwigwisa ugasanga yabasohokanye oya nyamata agomba kuba burisha n'ubundi yaje wata bishaka umugabo mubana neza nawe uramwubaha abana ko ntabwo yagusuzugurira abana uzugurira abana ute inyamabo ikindi nanone cya kabiri nshaka kubaza kira kikobwa ra tabura buze burushete ebyiri imana yari hasi ikindi nanone ko naryo ngo kimwe rero iyo fite yangiriza ikindi nanone nari kubaza cya kabiri uri mukuru nyine urumva ufite iyo experience yo kuba wakubaka urugo ese urugo rwaramunaniye uyu nawe uruye rugo njye kuzashaka ntabwo ndashaka ntabwo yigeze ntabwo nigeze njye rwo nigeze n'urwa mbere rwa banza vuba ntabwo ari urugo
n'urwo rwa mbere reka tubare ko ari urugo ariko n'urwa nzovu nanone burya umuntu yakwinjiyemo iyo muryamanye n'umuntu uzaburyamana bose ni abagore ukwezi muryamana buri munsi murara mwambaye ubusa mwese muryamana ntabwo ari umugore wawe rwose mbere narashaka uriya mugore mbona ubuze kumubona muri komo komo nifite umukobwa mwiza wo mu gisani nirongorera mwiza w'inzobe muremure ariko twapfuye ko afite agatuba gatoya sinajya kazabajya akabara n'amezi abiri se n'abantu n'ibyo ngibyo urabireba nkunda urutora umeze nk'ibaza yego byapaye nyababone none bavuga imyanya ndangare cyangwa imyanya ntabwo bavuga umuntu uzaya bo uyu mukuru wa Esther nawe yageze nawe urwemeye abigezemo nyamabone yihe nama wagira nk'abantu ari urubyiruko cyangwa abantu baba badukurikiye baba bashaka kubaka ingo zabo ngo zikomere mu kwihangana kwabo cyangwa kugira ngo barambe mu rugo zabo baziyahura ariko bagira inama gutesha bananiye igihugu byana n'umuntu uzajya kugira inama nose buriya twamugira inama ingana gutega titi uriya ntabwo wagira ngo manibara bizaza manibu yavuze nimugoroba turi kumwe yakuri ubona watinze gushyira muri rimwe unashyira muri rimwe ruhita rusenya ariko nabwo dukorana ikiganiro arabikubwira reka twakoze ikiganiro atishimye bitewe n'uko ufite umukozi mwiza sibyo ariko uriya mukozi akaba amubomora yaka dusanze ariwe muntu ufite amafuti niwe dusanze ariwe muntu ufite amafuti yaka mwana dusanze ariwe muntu ufite amafuti umukozi ngo niwe utumye urugo rusenyuka uriya mukozi yararyoshye butura ngo niwe utumye urugo rusenyuka uriya mukozi reka baryoha ngwino hano wisobanura uriya mukozi ubaye nka nzovu hano wabonye ukuntu kaje kamera abaye nka undi wawe babona arajya mama twicaye kaburi reka baryohe barebwaga bariye amafuta menshi nta stress bagira ntacyo ubwo se ubundi ni ikihe kiba kibona nako dusa iki wicuza kuba utandukanye na na kimwe byose ni ahubwo ndishimye ubundi umuntu utakugeza ku iterambere bakamenya ko muteye imbere murakize ubundi mugiye mumaranye n'iki ubona yaba amaze kugufasha mu minsi ingahe ni stress gusa umanye iminsi ingahe yawe ni stress zo kudatuma umuntu aruhuka nk'ubu ureba avuye mu kazi atangiye kunanuka avuye mu kazi ngasanze nk'umugara agiye gusa ubundi iyo stress umuntu azayihoramo ejo ngo yagaruka zana nta kibazo ngwino mani ngwino wari ufite gahunda yo kuvuga ngo mugiye kwimuka mujye no mu nzu nini urimo byose wese ubisubika se ganirira gafi wese ubisubika agarara wese ubisubika samukati akantu bakoresheje bari mike ibintu bakabishyira akamashini cyane mike byo ari mike kera bwayaga dukeba kera tukiri abana bwa mashini bwa faranga bakatisha ikintu dusa mwafunguye channel irarebwa cyane tangira kuzamuka ibaye monetize ahubwo rero monetize amasaha ariko yararuje kubera iko yararebwe cyane komeza nikore wowe gahunda ufite n'icyo wabwira n'ubundi uza ataraza wari umeze neza udakora yari kuguhangayikisha ariko nawe utangiye gusa wongere wimezeho neza wongere wiyiteho n'icyo wabwira ku bantu bakurikirana channel yanjye cyangwa bakunze dusabe ndetse na yakano ko mwashwanye ariko ubundi n'abatarayibona babwire bajye banagusura support yaka mwana official yaka wadusabe official ngiye koteti yanjye ni ukurya sha washya nawe
ndashaka kano kantu kagishibura inanyama ziriyo rekura akasukwere muri murafata kimwe kimwe nawe se ayiwe Ndavuga yaravuze ngo ntabwo tuzongera ngo kwicara yavuze ngo ubugabo tusaho byarubuka nakora yisubiyeho ibyo nabwiraga Nzovu ngo kuri titire kuzo kurwa kwa Maniba hagomba kuza ngo ngewe Nzovu n'imbwa yemwe n'amategeko ngiye kujyayo ubugabo tusubira bubyara ubugabo ngo baramuhagiriza ngo mwana mube ngo mwe guti mwamuhemutse ntabwo tujyana Dosa ubona ari tubona akabatandukaniye tukambaza bariya bose abatandukanye bose ni kimwe pe Nzovu ntabwo ari amahanga umuntu ashobora kuza akakira abantu babiri hano akavuga ati Dosa hitamo Nzovu cyangwa yaka umuntu mu bantu hitamo Nzovu Nzovu ni amahanga agira nka turakura ariko zo ko yakayakucira kariyeri kugira umuntu wumva ubugamba bazi ubwo bugamba bwose mwese ugezeho cyane mu mugani ni Nzovu bose bameze kimwe bose twari turi mu kazi kwa Manase none igikapu ngo yagipaki ariko ni n'umukene uriya ni igikapu ni imyenda yenda arayizanya uragiye kuba mukecuru arinde bitanu oyawo ntabwo ujya kwibitsa kwa Etienne niho ibi mbabare ntuzajya gusena na none bose ndaho n'ubundi abo ngabo bazamushakira umugore abo bazamushakira uramutse umenye yuko yakafite ikibazo cyenda cy'uburwayi bwo oya ntacyo ikibazo cy'uburwayi afite nabo bamuha amafaranga ibyo baramworora ntabwo uzana yabuze rero hano inzara iba yishe na 40 agenda icyifuzo cyawe ndagishubije aje avuga ati ndimo ndapfa inzara rimeze nabi iyo bambonye bajya kubonye Bill Gates ese akimwangura hano ariko nyamabondo akunda kwirira ntago kunywa ahubwo kunywa ntabyo wapfa kumubona ari ukuri ese nyamabondo ntabwo iyo ugira ubwoba yuko uzarya cyane ukazatwara ntabwo rwara n'uruguri turikishwa n'iki nakuri bantu rwara n'ubwo bwanwa nabwo bwarwo ni ikibazo uzaza kuvuga ko ubwanwa bunyonka cyane uzamuturisa niyo mpamvu nabyibona ariko ushaka kuri ijoro uramukiri yasaga nijoro yakahari yasaga yakahari yari kubagurira yari kumuha miliyoni yari kubagurira yari yasaze yashaka yakakora Nzovu neze yakayamamagaza asanga reba ukuntu rwara rwikubise rwirukanka yahise ntwara barese yakayamagaza kubona Nzovu baramusohokanye yavuye ko kwa Musozi inde yamamaye mu musaye kwa Muzosi ndanga ngo baranamemba aravuga ati mutwara akazi kanyu nanjye bamamaye ngo bangurire nari naniwe none utegeze aragiye guhositiye nga nk'umugore wanjye ntabwo namukira niba yambwiye ngo navuye mu ndaya nyama wemerewe kugera mu rugo sangahe ntagiye ntarengwa ariko ngeze n'ubundi buzima bwose nkunda ko ndi hanze nimugoroba akenshi nimugoroba nzi ko uburira ivuba live sinayikunda bone sasa mu ngo usiganigira kwa live yo kwa Ntuza ariko iyo ngiye kwa Godifata ncururiza abantu benshi uza abasikwekera bahita bafata ibiganiro ukuntu bangana n'abatarerebwa bahita bareba ba recording kugira ngo bigire gufuwe kajye gutangira kuko giye abantu banyuba umva wenyine amabuno bidana mutumwe wenda turimo yenda nyama tugwana ku musozi w'ikiganiro cyaje tugiye wangegera tujyanye imvura igiye kugwa yaguye se abantu bakayize kera najyaga nanga imvura oya shira wa mukobwa atayicomeka kandi bagatoba bakaziritse cyane nawe wajyaga gahumeka kera naragura hariya hantu ngo mpinge najyaga numva imvura nta kintu ivuze ariko kubera ko nahinze ibishyimbo ibigori n'ibirayi ubu sigaye numva niba imvura yagwa kugira ngo bigire ubu byazanye intuza ururabo umuntu kuvuga ngo bushyiramo nimero bakwishyura wahinze ibirayi arabihinze
aho naguze ariko we mwazaza nkabagera kujya muri ko n'umukire mwagegeramo aho nyama umva umwe tuzabajyana tugende isase 10 yagira Kayonza we sasa haruri icumi zikorera litiro zingahe buriya tugeze ira modoka ra 10 jya kugisenyi hagaruka ubu ni hariya niwo erega mbona nta modoka ufite mbona nta modoka ufite yose ko watwayemo bura upapuro bwa yaka uranoroye buryo ngura wara kibazo nacyo n'ibikuru bafite ni nubwo gashaje ariko nta kibazo gafite n'amafaranga nyamo tubakiremo tugende ryari nushaka washe mu gitondo bakwemera se sasa ama telefone bakabanza kubera ko bakunda ingurube bakabashiramo ibiro 5 by'ingurube cyangwa bakababagira ngo ko ufite urugabo ruje kugurisha bakaroba tukagera tukabagura n'akantu bagenda mu modoka oya hari kanyanga numero ya mbere reka kanyanga wasi bazadufungire mu nzira oya yaka Ritayadi si umunotereze weguye urero yaratorotse yaratorotse oya ni umuntu wageze gute wapaka rirangiye arasayigurira imyenda yigurira erega ari pate umva nkubwire ako biranasaba byabijyanye reka mabwiza ukuri ari pateri n'uyu nta umva nkubwire uko bashitinganye se nzovu na pateri oya n'ubundi sasa kabona batabibona ese nyamo ese ukuntu muzi sasa kabanze kubivuga ese ntabwo yakora pateri kuva je yamubona uko ateye ejo namubonye nuko atabivuga nyine ukuri kose ese nawe yamaje kumenya mu gitara none yamubonye uko ateye oya yaramubonye neza ahubwo kuba uri kundwanyira urugo oya urugo rwawe ruhari ariko atari rangiye jana rushyigikira wabayegera ari wowe yari bizira washa no nyamo iyo urebye je kutana bivuga ukora ibonye ndi muka nanjye bitavuga ugira umuntu uriya ni umufana wanjye unkunda wabura bitangira kurabya indi mitigure ya ntari manga reba nese mbwete mbabarira ntongere kuvuga nshinga urwara ati ndemera nk'ibihumbi 10 arambwira ngo tagita ntaha dore mubaze nguyu ubu nakivuga ngo papa nani nyita numva icyo kuvuga ngera nk'umuntu ugiye kunyara kuko yarambwiye yambwiye tuworere Nyamabondo ntabwo ujye burunisubiza seze ukuntu uteye tereko nk'umuntu abandiye urwara ro kwitako oya rata bari imbere wo muntu bari ngo nabo tuzi ngo kuvuga ngo nimba ari Roberto uso wayishobora numva agiye kumunsi Roberto numva agiye kumunsi uriya mutipe ni umunyamerika Roberto ni isobanuye iki Roberto isobanuye ni kuvuga ni izirano za A B C oya Roberto ni ukugenda Believe to have ni kuvuga ngo mfite to have wabyumvise none iyo umugore nta kintu afite baravuga ngo I haven't nta kintu ufite rero twese twigendera no twese tuva hariya tugenda kunywa ariko je baragusobanuriye je nshaka umwarimu cyo gimaze abigisha nyambaho reka challenging Esther bakubiye ko verbe nta ivuga ngo nta kintu ufite ivuga ngo to have ngo nta kintu afite nyine bisobanuye nyine ngo wewe ufite kubaza umugore nyina gusobanurira ngo iki ndi kubaza Esther akubiye ngo iki yivuze ngo nta kintu ufite ni garuka to have ngaho bwira nkubaje ngo ufite amafaranga wowe none ndane telefone ura mushiki wawe ubwo ataka amafaranga bakubaye yari koze nyamabo reka tumubaze sobanura murakubaje akubuye ngo ndashaka kuguriza amafaranga ushaka kumva ko nafite amuganga okay njye naye mfite njye nshaka kumuhamagara ngo ni amafaranga njyewe nyine nakubwiye ngo nguriza amafaranga ngo yabamagara nguriza amafaranga nakomye Nyamabondo n'umukire ariko ndongeze cyo wajya geraho yabamagara akambaza Esther nguriza amafaranga give me money yego kumva oya nakubya ubyo ngibyo bagusabye nyine kandi njye naje kumusubiza ko nayo wisobanura give me money yes no money wena nibyo biroroshye n'icyo cy'abazungu ariko utakize tuvuga ngo I don't have money yes I don't have money mugasubiremo mugasubiremo sura twumve muri mwanongo shanya karakora ko turi mu kandi turimo guhiga sura ibyo bintu mwabifunze yakayati yabijabirije katina bari wakabinyubaye mwana none se bita byawe uya kare kugenda na kariyo
Umunsi ndagutahana. Yakambwa yakambwina hano. Uyu munsi ndagutahana. Uyu munsi urajya iwanjye. Biramubwira. Bisa na byenda afite miliyoni. Sawa nyine. Kandi bwagwera mu cyumba. Mu cyumba? Wakuyemo imyenda. None nukubanza ugakura. Amaze abantu yarantumiye ngo hari anniversaire ngo nigire ubukate keke. Reka reka. Baze ngo niye. Ni yandi anniversaire. Oya wowe ujye cyo. Esther. Saretse ko nawe nabonye nyine bura ejo nabikubwiye kuri kamera ariko gira ikigoryi. Biri no kuvuga ngo mbere na mbere ikintu cyambere ugira cy'ubugoryi ni urukundo kandi urukundo nibwo bintu bya ubugoryi bubaho. Cyo kabanza wumve se. Ariko ari umugabo waramumagarije wo mu diaspora. Umu diaspora utwara ikamyo. Yambwiye ati umuntu wabaye ndaye ubwenge abazi. Yewe we arongeye sugamo.